Iyi foto ubona uri kubonaho perezida w'u Rwanda Paul Kagame hamwe n'umufasha we Jeannette Kagame. Uri ibumoso bwabo rero ni Moses Turahirwa. Uyu Moses Turahirwa ni urugero rwiza rw'umuntu igihugu cyahaye byose ariko akakigambanira. Buriya uko bivuga ngo abo umwami yahaye amata nibo bamwimye amatwi, uyahirutse kuvuga yuko yanga Paul Kagame ngo n'inkotanyi, ngo urwo rwango yarugize akiri umwana kuva kiruzura ku myaka 6 gusa. Reka turebe ukuntu bamufashe akaboko bakamushyigikira ariko bikarangira abaye ikigwari n'umugambanyi mubi cyane. Hari umugani uvuga yuko umwana warezwe n'urugo atari we wakabaye rushomika, gusa nanone akamasa kazacinka kazivukamo kandi akamasa k'inkunguzi gashoka izindi zitashye. Uyu Moses yatwetse inzu yamureze, mbese umurebye ntiwamenye yuko ari umuntu wakoze biriya. Ubundi Moses yavukiye mu karere ka Nyamasheke mu 1991. Uyu nguyu ubu ngubu afite imyaka 34. Yavukiye mu muryango w'abakristo mu barokore ADPR nyine. Ise akaba yari pastor ukomeye cyane. Ahari naho yigiye amashuri abanza n'ayisumbuye, akura i Nyamasheke akora nk'abandi bana ariko agakunda gukora ubukorikori, akakunda kwambara neza cyane. Rimwe na rimwe Moses yajyaga akora imyenda akayikora abashiki be nk'igihe babaga bakoze ibirori. Ubuzima yakuriyemo bundi nibwo bwatumye yisanga mu budozi. Nyina yari umudozi mwiza cyane. Uyu nyina yafumaga ibitambaro akabitakisha intebe zo mu ruganiriro n'ibindi bitandukanye. Moses gukunda kwambara neza yabikesheje gukunda kwambara ibintu yihangiye. Ibi byamutandukanyije n'abandi bana mu mashuri kuko babonaga ari umwana uzi kwambara neza cyane. Muri 2010 nibwo yaje i Kigali ajya kwiga muri kaminuza mu ishuri rikuru rya IPRC i Kigali, yiga ibijyanye n'ubwubatsi cyangwa se civil engineering by'umwihariko mu by'amazi. Muri iri shuri Moses yahambikiye ikamba rya Rudasumbwa cyangwa se Mr w'ikigo, yanabaye igisonga cya mbere cya Rudasumbwa Africa, ubwo nyine ni Mr Africa International 2015. Arangije kwiga yabonye ibiraka ariko urukundo yakundaga imashini no kudoda ruramufata. Ibi byatumye yiyemeza kubyinjiramo byuzuye. Inshuti ze n'abo mu muryango we ntibigeze babikunda, bavuga yuko yakabaye akora ibyo yize. Moses rero yatangiye gukora ndetse mu mwaka wa 2015 ashyira ku isoko imyenda ye ya mbere akundwa. Ibi bituma yiyemeza kwandikisha motion mu kigo cy'igihugu cy'iterambere RDB, abikora muri 2015 ndetse atera n'intambwe yo kwihugura. Moses ajya gushinga iyi company ye ya Motion, ibikorwa bye gahunda yo kwimakaza ibikorwa mu gihugu Made in Rwanda yari itaramamara cyane. Iki gihe rero icyo gihe leta ivuga yuko buri wa gatanu abantu bakwiriye kwambara ibintu byakorewe mu gihugu, nibwo Motion yatangiye kumenyekana. Uyu nguyu yashinga iyi company ye yatangiye ari umudozi umwe, ariko 2018 yaramaze kugira abadozi 13 bahoraho, barimo 8 basanzwe bashinzwe kumenyekanisha ibikorwa n'abandi bakora ibintu bitandukanye. Motion imyambaro ye iri mu yatoranyijwe cyane, itangira kugurishirizwa ku rubuga rwa Beyonce. Moses Turahirwa yagaragaye mu bantu baturutse mu bihugu bitandukanye by'isi bifashishijwe n'ikipe ya Paris Saint-Germain mu kwamamaza umwenda wayo wari wakozwe na Jordan. Ibi byatumye iyi myenda ya Motion ikomeza kumenyekana cyane. Ibi biza no gutuma n'abantu bonze batangira kuyigura. Muri 2019 rero Motion yahembwe n'ikigo cyateje imbere ikorerwa mu Rwanda mu bihembo bizwi nka RDB Business Excellence Award, bishimira abashoramari babaye indashyikirwa mu mwaka. Motion yakomeje kugenda akomeza kwiga, yiga ibijyanye n'ibyo yakoraga, ku buryo kano kanya afite impamyabumenyi y'icyiciro cya 3 cya kaminuza. Ubwo ni Masters in Collection Design yakuye muri kaminuza ya Permuta mu Butaliyani. Muri 2020 muri Kamena yatangije Motion. Yavuze ko ngo yayitangije biturutse mu gukunda kumurika imideli no kuyihanga. Uyu yavuze yuko atangira Motion ngo yayitangiye abona ari ibintu bitazagera kure, akora amahugurwa atandukanye ashamikiye ku mwuga we ndetse n'iby'ubucuruzi. Anavuga yuko nabyo byatumye agenda atera imbere. Uyu Moses rero yavuze ko kwinjira mu isoko ryo mu Rwanda yabanjije kwitegereza ibyo abandi bakora kugira ngo atazagira uwo yigana. Kugira ngo agire umwihariko we muri runo ruganda. Moses rero yakomeje byo kudoda, agera ngaho ibyo bijyanye n'ubwubatsi yari yarizarana byibagirwa. Kuri ino soko yasanze abantu bari bamenyere gukoresha ibitenge ariko ahitamo kwikoreshereza amatise yifashishije amasaro, akayahereza ubwiza budasanzwe. Ibi byose yabikoze agamije guteza imbere Made in Rwanda, ariko nanone adataye umuco nyarwanda w'amasaro n'ibindi bitandukanye.
uyu hari igihe yigeze kuvuga ati numvaga ariwo mwihariko ndi gushaka werekana u Rwanda, werekana umuco wacu, werekana ubwo bukorikori bwa kinyarwanda bw'abanyarwanda, ariko nkagerageza no kubishyira mu myenda nkabihuza n'imyenda igezweho. Motion yaragiye iramenyekana cyane, yatangira kwambika abantu bakomeye cyane barimo n'umuryango wa perezida. Gusa ikintu kibabaje gikomeye cyane n'ukuntu yagaragaje urwango rw'indengakamere rutabaho, gake gake yagiye ahinduka akagenda abikora yarageze ahantu yari gutumirwa n'abantu bakomeye nko kwita izina n'ibindi bikorwa bitandukanye, ariko Moses yatengushye igihugu. Yatangiye kugaragaza yuko aryamana n'abo bahuje ibitsina, yiyita umukobwa, yiyambika ubusa buri ubwo busa akabwuzuza imbuga nkoranyambaga, akavuga yuko ari indaya n'ibindi bitamuhesheje icyubahiro. Agera n'aho yerekana amashusho ari kuryamana n'abo bahuje igitsina, anashakana n'abagabo. Uyu nguyu yaje guhamya ndetse yemeza yuko ari umutinganyi. Aya mashusho ajya hanze, hari abantu batangiye gutwika imyenda ya Motion bavuga yuko aya mahano atari ay'i Rwanda. Motion nta nubwo ari ibyo gusa, yaje kwemeza yuko nk'uri umujyi akurikiranwa ku bijyanye no gukoresha ibiyobyabwenge n'impapuro mpimbano, aho kuri pasiporo ye yagaragazaga yuko ari umukobwa kandi ari umugabo. Muri 2023 urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB rwamutaye muri yombi akurikiranweho ibyaha by'inyandiko mpimbano no gukoresha ibiyobyabwenge. Ku itariki 15 nabwo muri 2023 urukiko rwategetse yuko nta mpamvu zikomeye zituma akurikiranwa afunze rutegeka yuko arekurwa. Mu myaka mike yishize nibwo yavugishije abantu benshi cyane, ubwo hambere hajyaga amashusho ari gusambana n'abasore bagenzi be. Icyo gihe umushoramari akaba n'umunyamakuru Kenisi yavugiye kuri radiyo ye ko ishati ze zose za Motion yari afite agiye kuzitwika. Si ibyo gusa kuko yahise anakomereza akajya postinga amafoto yambaye ubusa, bivugisha abantu benshi, bamwe bakamwamagana cyane bakavuga yuko ari urumogi rurimo kumukoresha. Moses mu mezi make ashize muri 2025 ingi itangira nibwo byamenyekanye yuko yasubiye iwabo akashinga inzu y'imideri, ubwo ari mu karere ka Nyamasheke. Gusa igitangaje nuko iyo nzu yari urusengero. Yakodesheje urusengero ashyiramo ibyo bintu. Ibi byaje kubaza abakristo kuko yashyizemo ibintu bimeze nk'uterekera. Ubuyobozi bwa ADEPR mu Rwanda bwahise bumwandikira ibaruwa imusaba kuva muri iyo nzu byihuse kubera ibintu yari arimo kuyikoreramo ngo bimeze nk'uguterekera. Uyu nguyu iteka igihugu cy'u Rwanda cyamweretse urukundo kuko mu minsi ishize imbwa yashatse kurya amatungo ashyamirana n'abaturage birangira inzego zimutabaye, ariko dore ibyo yituye igihugu. Ejo bundi rwose ku itariki zo muri kuno kwezi dutambutsemo nibwo turayirwa Moses abinyije ku rubuga rwe rwa Instagram kuri story ye yapostinze aharabika perezida n'inkotanyi, azivuga ibintu bibi cyane bitagira n'ikimenyetso, agaragaza urwango rudasanzwe afite yirengagije yuko inkotanyi zari ziyobowe na perezida Paul Kagame arizo zahagaritse jenoside yakorewe abatutsi muri 1994, bakanabohora u Rwanda muri rusange, bagatanga ubuzima ku banyarwanda batabarika, ndetse n'iterambere turiho kano kanya akaba ariho turikura. Ibintu rero bimeze gutya bibabaza abantu, umuntu agahabwa amahirwe y'akataraboneka, abandi batabonye ibikorwa byose bigafashwa bikaba ibifite agaciro ku isi, bikagufasha mu buryo bwose ukazamuka ngo uzamure n'izina ry'igihugu, ariko ubutindi bukanga bukaguherana ukagambanira igihugu. Moses turahirwa muri sosiyete nyarwanda, uretse ibyo by'urumogi n'ubutinganyi no kwiyandarika yishoyemo, ubundi yahoze afatwa nk'umuntu w'intangarugero, witonda, ufite intumbero, ukomeye cyane, afatwa ukuboko arazamuka. Turahirwa Moses ntabwo yashyigikiwe gusa, yaranazamuwe, ntacyo atakorewe, nta n'icyo byari bitwaye. Aragenda afatwa nk'intangarugero mu rubyiruko rwiteje imbere, abigera ku bw'amahirwe igihugu gitanga, agira abona amahirwe yo kwambika umukuru w'igihugu n'umuryango we, atumirwa ku meza y'abakomeye, agera henshi, arazamuka. Atazamutse kubera we gusa, ahubwo kubera kugirirwa icyizere nk'uko n'abandi bose bakigiriwe. Moses yarashyigikiriwe, mbese bigera n'aho abantu batangira kuvuga yuko Motion ngo itaba ariye, berekana yuko yaba atariyo. None yerekanye yuko yari umugambanyi wanga perezida w'u Rwanda n'inkotanyi, ngo nta nubwo azigira babarira, mbese nakumiro, dore ubwo umwami yahaye amata nibo bamwimye amatwi. Ngayo nguko rero njyewe nanjye namaganye ndetse nitandukanyije n'ibitekerezo by'uyu mugabo uvuga ibintu mbese nta byinshi mfite cyo kuvuga. Ngirizwa Eddy Kelody rero wakoze kunkurikirana, ni byinshi twagarukagaho byakubwiraga kuri Moses nyiri Motion House, inzu yambika abakomeye, inzu ifite imyenda myiza cyane rwose. Ariko rero nibyo bakomeje kugenda bavuga bati
abo umwami yahaye amata nibo bamwimye amatwi. Ngeri twa Dick Rodi rero wakoze gufata akanya kawe kose ukankurikira. Mukomeze kudukurikira, reba aho hasi yawe ukande subscribe, ukomeze kubana natwe kugira ngo n'ibindi biganiro byose dukora bigamije kubaka sosiyete bitagamije kuyisenya bijye bibageraho byihuse. Mukomeze kugira ibihe byiza.